yitwa Kenny. Uyu yakunze umukobwa mukunda n'umutima we wose, baze ko rwari urukundo rwatangiye mu mashuri yisumbuye rugakomereza muri kaminuza. Mu by'ukuri Shania yagaragaraga nk'aho akunda Kenny cyane ku buryo yari couple yari izwi cyane muri campus bigiragaho, cyane ko bari namwe mu bayobozi bahagarariye abanyeshuri muri campus yabo, bivuze ko bose bahuriraga mu itsinda cyangwa se muri komite y'abayobozi bayobora ikigo. Ndabyibuka cyane umunsi wa graduation ubwo wari wegereje, Kenny nk'inshuti yanjye yaje kundebaho nabaga maze ambwira ko agiye gutegurira umukunzi w'Imana ikomeye, ariko akaba yabuze amahitamo. Nyuma yo gutekereza cyane yaje kumbwira ko urukundo akunda Shania rumaze gutuma asa nk'utagitekereza neza, ku buryo asigaye abona ibyo byose ari byo bikwiye kuba ibya Shania umukunzi we. Ati kandi uriya munsi ndashaka kuzamutungura maze nkamwambika impeta y'urukundo tukibanira karamata. Yari afite iPhone yari yarahawe na Okre we ukora mu kigo cy'itumanaho muri Malaysia, maze aravuga ati sinabona icyo mu mukunzi wanjye ariko kuko mukunda cyane reka muhe impano nahawe n'umuntu nkunda cyane ari we Okre wanjye, maze nanjye nyimuhe kuko nanjye ndamukunda kandi by'ukuri. Reka ibirori bitangire aho graduation yari yabereye, maze ku mwanya wo guhana impano ubwo Kenny yari arimo yinjira ngo aze guha impano umukunzi we ndetse no kumutungura, abona Manda arahagurutse. Manda yari umwe mu barimu bigishaga aho ngaho, yabaga agaragara cyane nk'aho afite amafaranga. Abona arahagurutse aza asanga umukobwa aho yari ari, maze ahageze amuha impano ikomeye, maze amwongorera mu magambo agira ati Shania uri umukobwa mwiza cyane, umukobwa w'uburanga wuje ubwiza, mbese igikundiro cyo si icyo nkubwiriza kuko urabaruta. Kuva nakumenya nabonye uri umukobwa ukwiye gukundwa ndetse ukwiye ibyiza byose. Iyi modoka izakubera urwibutso kandi ubimenye ndagukunda. Shania akibitekerezaho abona umukunzi we Kenny arinjiye, ahita aza amusanga abanza kumuha impano yari yamuteguriye. Mu byishimo byinshi Shania yasabwe n'umukunzi we guhumiriza, maze Shania arabikora. Kenny ahita apfukama ngo amwambike impeta. Shania atungurwa cyane no kumva abaririmba bavuga bati say yes, say yes. Shania ntiyabashije kwihangana, yahise avugira hejuru ati of course no, ibi ntibyarimo kandi umbabarire kuko mfite undi. Ibyo bivugaga kuko yari yamaze kubona Mandi kandi akamubona nk'umukire, kuko mwibuke ko yari yamuhaye n'imodoka. Kenny yaratakambye cyane bibi by'ubusa, ariko birangira benzwe ku mugaragaro. Byaje gutwara igihe kinini ngo yiyakire, ariko biza kugeraho n'ubundi yibonera undi mukobwa akunda, mu gihe ibya Shania na Mandi byo byarangiye bibaye ubuhamya. Burya ya modoka yari yaratanzweho ingwate, biza kugera igihe banki iza kuyiteza mu cyamunara. Byaje no kurangira Shania yatandukanye na Mandi, kuko Mandi burya yari umugizi wa nabi ushakishwa na leta, kandi yari agiye afite n'abandi bakobwa benshi yagiye atera inda mu gasozi. Nyuma yo kuza kumenya ayo makuru yose biza kurangira batandukanye. Ubu aho bigeze Shania akunda cyane Kenny birenze bimwe bikenewe kandi birenze na bimwe bya mbere. Aramukunda cyane pe, asigaye yumva mukunda birenze, kandi Kenny nawe afite undi mukobwa akunda nk'ubwo atarabimubwira. Ese Shania yarakora iki? Andika igitekerezo cyawe cyangwa se inama uko ubyumva hano muri comment, maze tuzabigenderaho ubutaha dusobanura umukunzi wacu watugishije inama. Mwibutse ko igihe cyose aho ushobora kugisha inama, ushaka kugisha inama ku buzima bwawe, hari uwakubabaje, hari inshuti ushaka inshuti zawe zikugira inama nyine muri rusange ku kibazo runaka ufite, twandikire kuri nimero gutambika kuri screen, cyangwa se wandike muri comment tubwire ngo ndagisha inama, ushyiremo nimero yawe tuzakwibariza, hanyuma tuze tugeze igitekerezo cyawe hano. Inshuti n'abavandimwe badukurikira, inshuti zacu muri rusange zikurikira ino YouTube channel, bazaza bakugira inama, kandi natwe tuzakora ikiganiro dukore ubucukumbuzi
bwimbitse ku kibazo cyawe, tuze tukugira inama, kandi ndabizi ko umutima wawe uzabohoka, wumve ubohotse, kandi nubwo wenda bitagera ku kigero ushima, ntihazabura inshuti yacu cyangwa umwe mu badukurikira uzabasha kugira inama izanyura umutima wawe. Kandi subscribe niba utarayikora, tubane mu biganiro byacu by'ubutaha bitandukanye, maze mbabwire ngo mukomeze kugira impera nziza z'umwaka. Ndabakunda cyane nk'ibisanzwe, n'igifite imura wanyu bagezaho amakuru n'ibiganiro bitandukanye. Komeza mujye amahoro y'Imana. Ciao ciao.